Ndagusuhuje wowe dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mudukurikira. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri wa mwanya wacu wahariwe wo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Albert. Albert ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Budage. Iri zina rero rikaba rifite ubusobanuro butandukanye bitewe n'aho rikomoka. Albert rero rikaba ari izina risobanura icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Dore rero bimwe mu bintu bikunze kuranga Albert. Albert arangwa no kugira umurava, gukora cyane no kuba rwiyemezamirimo. Kwigenga biri mu bitekerezo bye kuko akunda kurangwa no guharanira kuba umuyobozi mu bihe byose. Ni wa muntu udapfa kuva ku izima ku bitekerezo bye. Afite ubushobozi buhambaye bwo kwisanisha n'ahantu ageze, kandi ni wa muntu wita cyane ku bantu bari kumwe kandi akabasha kubereka urukundo. Hari bamwe rero mu bantu babaye ibyamamare ku isi bitwa ba Albert. Harimo nka Albert Camus, umwanditsi w'ibitabo. Hari n'igikomangoma cyo muri Monaco cyitwa Albert Demi. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Albert. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri comment tuzari gusobanurire. Hagati aho ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Nge twakibanyemo ni Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.